Eka tubasuhuze tubaha ikaze abakurikiye Karegeya Omar Pano tubifuriza ibihe byiza aho muherereye twizere ko muri amahoro. Hari haciyemo iminsi itari mike ariko itari na myinshi cyane tutaboneka kuri izi kamera ariko biba byatewe n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye kandi murabizi ko turi n'abantu buriya ntitubura n'ibizazane rimwe na rimwe hari ubwo dupanga ariko ubuzima nabwo bukatwangira ntago ari ukubatererana haraciyemo agahe ubwo ntangiye nisegura ku bantu nagiye mbona bandika bati se ko nta kintu duherutse kubona ubwo Karegeya we ndizera ntashidikanya ko abamubwira mu gikara ari benshi reka ubwo rero twisegure dutyo nguhe nikaze wenda nawe sinzi niba hari cyo urakoze ngewe icyo nacyo mbanza no gushimira abadukurikira bihanganye iki gihe cyose ariko bari batangiye kwishyuza bati nta giherukaho kandi amakuru yari ahari ariko nyine birumvikana ubuzima kugira n'ahandi butujyana ibyo twiyemeje tuba twarabyemeje ariko nta contract twakora ngo tuvuge ngo ntibirenza ngo iyi minsi tutagize hari igihe rimwe na rimwe hari n'ibyo umuntu aba atarabasha kuvugaho neza bigikeneye andi makuru n'umwanya ukabura ubuzima bukagorana kandi kazi umuryango ni byinshi ubukwe tusa kandi umuntu ni uwo nguwo umuntu aca muri ibyo byose so ntabwo ari uwundi mutima mubi kandi biko twabyemeje tuzabibakorera yego. So rero ni ibyo ngibyo reka twanzike tujye mu kiganiro nyirizina tubabwire ku cyatuzinduye uyu munsi ni byinshi bihari byo kuvugaho ariko mu byo twahisemo uyu munsi twahisemo kuvuga ku kibazo kimaze iminsi kivugwaho kijyanye na transport ikibazo kirimo byinshi nyuma y'impinduka ndetse ni navuga ko n'amakuru adasanzwe yerekeyeho hari impinduka ariko harimo n'ibidasanzwe hari ibivugwamo bidasanzwe so rero Karegeya nguha ikaze sinzi niba wabanza kutunyuriramo amagambo ahinnye urakoze amateka ya transport ubwo umuntu yahera kuva bahagarika imodoka zimwe na zimwe kwinjira mu mujyi wa Kigali batanga isoko niyo mateka yavuvangira ngo ni nka 2013 havaho minibus 2013 bazana amakampani mu mujyi wa Kigali hatsinda 3 manzi icyo gihe umujyi wari ukiyoborwa na Ndayisaba umujyi wa Kigali na Rura nibo babigizemo uruhare bavuga ko umujyi wa Kigali ukavuga ko ngo abantu barapiganye hatsinda amakampani 3 ntago bigeze batangaza izatsinzwe cyangwa ngo bazigire inama ngo izitarujuje ibisabwa zibe zabyujuje nyuma y'igihe runaka amasezerano yagomba kumara imyaka 5 ntituzi uburyo yavuguruwe hanyuma ejo bundi ikibazo gikomeje kuba Agatereranzamba nibwo bazanye Yahuna na Volcano ngo zitange intervention mu mujyi wa Kigali ibibazo byari birimo imirongo muri gare abantu bahora bahagaze ku byapa na saa 4 noneho mbere ubundi byabaga mu gitondo na nijoro ariko noneho no kumanywa nk'ubuciye ejo bundi narababonye kuri RP Nyamirambo ndababona hano ku kino cyapa ku Gishushu ahantu henshi ugasanga abantu ni benshi zirava muri gare zuzuye wagera muri gare ugasanga hatonze abantu bakuzura minibus 3 kwa sere 3 nta nimwe hari dogo baraho ntibazi niba hari kirabatwara umurongo kabisa ejo bundi nanyuze Nyabugogo byo none ngenywerwa ibyo hari kumanywa y'ihangu za zindi ziparika ku gice cyo haruguru kirebana na n'inkunda amahoro izi parika donc zitari muri gare ndani ziri haruguru ya zanzu donc ubona ko ari ikibazo nuko byatangiye donc vuga ngo amakampani yabaye 3 ikigaragara nta bishoboye abyumva nta bishoboye kuko abantu ku murongo barahirwa hanyuma birazamuka umukuru w'igihugu aza kubivuga ati ikibazo cya transport ntimwigeze mukimbwira abwira abayobozi sinzi icyo gihe yabivugiye mu nteko hari abantu barahiye bati abaturage nibo banyibwira ikibazo cya transport ngira ngo nyuma yaho nibwo hajemo za Yahuna Volcano niba nibuka neza ariko n'ubu ntikirakemuka aho ngaho ariko cyari ikibazo n'ubundi kijyana n'amamodoka make yego byitwa pana make byitwa ko ari nkeya kuko nyuma yaho twaje kumva itangazo rya na TPR niki ni nka association y'aba transport en commun
transport public ATPR iyoborwa n'uwitwa Mwunguzi avuga ko inyunganizi leta yabahaye harimo ibirarane. Yego. Icyo turacyumva. Anavuga ati nyinshi zaheze mu magaraje kubera kubura ubwishyu. Ntabwo ari ikibazo cy'imodoka nkeya. Ariko ibyo byagaragaye nyuma y'umushyikirano. Mu mushyikirano nabwo cyarabajijwe kuri pano. State Minister w'umudamu wa Binefra avuga ko hari imodoka zitegerejwe 300 mu mezi 3 je crois. Ariko nyuma yaho tukizitegereje hari mu kwa kabiri, mu kwa gatanu ntazo twabonye. Nyuma yaho full minister Dr Ernest nawe avugira kuri RBA ko hari izindi 150 nazo ziraza mu mezi abiri. Iyo ndayibuka. Nayo nazo sinzi niba zaraje ariko ntacyo. Ubwo urumva uko kigenda cyevuriwe. Yego. Nyuma y'umushyikirano nibwo uwo muntu witwa Mwunguzi sindi kwibuka association ayobora ariko niya transporteur avuga ati turimo ikirarane. Yandikira premier ministre. Nyuma ngira ngo manza niba yari amezi 5 ikirarane babaha 3 ibintu nk'ibyo. Ariko avuga ati hari iziheze mu magaraje, hari iziparitse, hari n'izangiwe gukora. Kuko ko niya makampani 3 toujours atabishoboye yiyongeyeho yahuna volcano n'ubundi kibazo ntigihete gikemuka. Ikizere tukaba tugitegerereje kuri izo ngizo bahora bavuga zizaza ariko izo state minister avugiye mu mushyikirano igihe yatanze cyararenze. Ubu dutegereje izo full minister yemeye 150 nazo zaba ziri hafi. Icyo ni kimwe. Ubwo ni muri transport en commun hanyuma y'umujyi wa Kigali. Hakabamo naho cyane rega ngira. Yes. Hakabamo no mu ntara ntabwo ari shyashya. Transport en commun no mu ntara nabyo ntabwo ari shyashya. Hari ikibazo kigeze kuba byari mu itangira ry'amashuri urabibona. Abana iyo bari gutaha bakarara mu stade. Iyo bari kujya ku ishuri akaba ikibazo. Kongira ngo icyo cyo cyabone umuti. Gute? Ntago ubushize ntago barayemo mu stade. Basigaye babaha iminsi bakagena iminsi byatangiye kera kubwahareba Mungu kubwa Mathias bikanga bikaba by'ubusa se. Gutanga iminsi ntago bivanaho imodoka. Ubundi cyakabaye no kuvuga ngo kubera batanze iminsi runaka. Iyi linye tuyongereye imodoka kubera uyu murongo urimo abagenzi benshi. Nibyo shaka kukubwira ko tugeze mu by'intara. Mu ntara byo byabaye Agatereranzamba cyane. Dufite inkebebe muri gare zirangura amatike. Umanaginga transport yagombye kumenya ngo ejo bundi kuri 15 Kibeho yaragendwaga cyane. Ese ushinzwe transport ya Kigali Nyaruguru yongera imodoka kuko bikunda kubaho sinzi cyumweru abantu bajya gusengera mu ruhango kwa Yezu Nyirimpuhwe abantu bakabura imodoka ukajyaho kuwa gatanu ushaka iyo ku cyumweru ukayibura. Kubera iki? Umanaginga ntiyongereye ntago yaromaritse ngo mapping amenye ko ruhango igiye kuzamo abantu. Kugeza hari n'ahandi byose barabyemerewe gute kudeviya oya umanaginga transport ni uvuga ngo izi nizive kuri no linye ziye muri iyi byesure yose ntago yose sigizwe n'abantu. Wenda impinduka tuvuge se wenda impinduka zabayemo kuko urumva bafite abayobozi bashya. Icyo shaka kubwira ari hagati uwo ari we wese rura police umujyi wa Kigali kumenya icyo shaka kuvuga no kuvuga ngo iyo ujera transport ntago ari ikintu ukora ngo uhite ushyira muri tiruwari. Uravuga ngo iki cyumweru ugomba kwijera amasaha y'umujyi wa Kigali ateye mu amatiere de transport. Icyo nicyo ukamenya mu gitondo saa 6 nimugoroba biba bimeze bite. Ukamenya icyumweru weekend imeze ite par rapport y'imibyizi. Ukamenya ukwezi iminsi yo hagati iteye ite par rapport y'impera z'ukwezi abantu bahembwe. Ukamenya igihembwe abana bajya ku ishuri bava ku ishuri iminsi mikuru. Donc ibyo nukuba maso imikino akarere niba Rayon Sport na Peri byagiye gukinira Igicumbi irubavu cyane Igicumbi. Uratekereza abo bantu kandi bijya biba bekoma biraba babushize bakiniye Huye cyabaye ikibazo. So nuvuga ngo uwo muntu managinga transport yagombye kujyana n'ibyo biye ntabwo ruvuga ngo twemeje iki kizamara amezi nkumwe bavuga ngo wenda ngo ibya essence ngo bimara amezi abiri. Ibya transport ni umunsi ku wundi uya bihoraho. Abagenzi benshi bari mu kahe gace uyu munsi bakeneye iki? Abantu bo kwa Yezu Nyirimpuhwe ikibazo kimaze nk'imyaka irenga 5 kuko bagumana imodoka zagenewe Ruhango na Nyanza. Apen ubwo kugira ngo ujyeyo nibisaba kwishyura ayahuye kandi atari hugiye. Icyo cyabaye Agatereranzamba. Inkebebe zo muri gare zigura amatike kare zikagura amatike ugiye Karongi bakavuga ngo zashize
ngo cyo kora nuzana Abo bitanu nababonye. ngo turaguha nababonye niwe mwiza turaguha- Anne Marie Yes. yakoze tweet. ntabwo ari we nibwo ubabonye ubuhamya burahari. Karongi ukishyura 500 byakageze Rusizi, cyangwa se akavuga ngo mfite itike renzaho 1000. Abo bantu bakora abantu babareba, ahubwo uhogore wijyana kure. Ejo bundi hari ahantu nagiye nibashaka nanjye bazajya kizo tike nzaziba. Mu kugenda itike irenga y'ijana, mu kugaruka rikavaho nk'amazi kandi ari hamwe kandi banazikata. Ibyo ntacyo ariko ubwo cyo shaka kuvuga nabo bantu bagura amatike, akagura amatike 10. Amatike 10 iyo urenzaho 1000 akora 1010 mu isaha. Warazigura mbere waza bakaguha ko zashize imodoka yuzuye uti renzaho 1000 cyangwa 500 nyiguhe uhita ugenda. Nko kuri ligne ya Butare hari igihe barenzaho na 2500 n'ubukomisiyoneri mu matike. Ariko bikorwa abantu bareba, bimaze umwaka urenga manza byaratangiye muri corona hari nyuma gatoya. Icyo bishaka kuvuga rero, ariko zikora abantu bahari turabivuga, ntago zikorana, ntago zikoresha kuki zitaracika. Noneho ariko ukareba abo bantu baba bakorana n'abantu mu agence, abo mu agence, abo muri rura, abo muri polisi, abo bose nta mwere, kuko polisi yabarwanya birashoboka, rura yabarwanya bigakunda. Noneho akantu ushaka kukwereka uwo muntu mu bushobozi bwe, akazi ke ntacyo akora Nyabugogo n'ugushakisha n'umushirishiri, ariko arakorera 15 ku isaha. Ibaze uwo muntu aramutse akoreye ku munsi agakorera 150 ku munsi mu bushobozi bwe, mu buzima bayeho. Ibyo biteze inflation. Aho arajya kwicara aravuga ati ihene yose nayifasha, abandi ntiba burushete mushyire kuri 2 ndayishyura, abandi babure gutoragura se. Yego nyine, kubera ko amafaranga yaboneye ubusa. Ako kanosi yo ko kwerekana ikibazo cya nabyo n'indonke, amafaranga utavunikiye uyarya mu buryo budasanzwe, kuko uri kwikompara na mwarimu n'umunyamakuru uhembwa y'ukwezi, mugahurira ku isoko, wowe yawe wayatoraguye, we yayavunikiye, wazamuza ibiciro ntabakibona, cyangwa se nawe bakamuzamuza, umucuruzi wamenyeye gutyo nawe akazamura amafaranga agatagaciro. Ejo bundi buriya ntuza ejo bundi habaye press conference. Niko kazi. Ejo bundi Rwangombwa yarimo abivuga, habaye press conference muri Beneri. Ariko ubundi imbogamizi za ruswa n'indonke mu gihugu, icyambere ni inflation. Parce ko wabonye amafaranga mu buryo bworoshye butamuvunnye, aya konsoma azamuza ibiciro ahandi. Bya nta shida, urabyibuka iyi periode yigeze kuba ngo nta shida. Abantu bava Darifuru, bitushe yaguraga 7,000 ati 15, bamwe ati 15 nta shida. Agapira karakoste kaguraga 500 ati ni 2 nta shida. Umucuruzi wagurishije gutyo n'abasigaye abagurisha gutyo, kandi ntago bari muri situation imwe na wa wundi wayaboneye ubusa. So ziranyebebe zo muri gare, please abatwumva bajya inama, byanze bikuze byagombye gucika. Umuntu akabaho yamatike yose yayamaze, ariko akagenda ati renzaho 1000 nyiguhe. Abyumva, icyo ni kimwe. Ako kantu ko hanyuma rero ubwo ni muri transport muri rusange, transport ankomeye minibus, ntago turagera kuri za moto. Hanyuma hakaba ikindi, hari ahantu tugera tukagira ngo ntabwo tuzi icyo dushaka. Umuntu arava i Nyamata muri jipe ifite imyanya 6 wenda, akaza we n'umugore we, ntibanza abantu baraca ku bantu, izuba rirabakubita, imvura nayo igiye kuzagwa nayo izabanyagira, abahetse impinja, abagiye gukingiza, abatwite bagiye gupimisha, abafite ubumuga, abo bose ngo nashyiramo umuntu ngo rurira muhana. Ruraseyo irahana, nibyo Nsanzabera yarabikubwiye, avuga ko amategeko n'amabwiriza agomba gushingira ku muco. Umuco, niba kampani yafashe uwo murongo, abo bantu bamaze isaha ku murongo, kandi bagiye gukorera igihugu, by the way, kuzana umusoro, umwe agiye mu gakinjiro kubaza, undi agiye gucura kwa Mutanga, undi agiye gucuruza, azana umusoro. Abo bantu basizaho, ntubanze umutima wo kubafasha urawufite, ariko uratinya guhanwa. So icyo gihano rero, iryo tegeko ritashingiye ku muco, kandi riradefanda umuntu wafashe isoko atarishoboye, kuba abantu bamara isaha ku cyapa, seke uwabipatanya atabishoboye. Sibyo se? Nujya muri hoteli par exemple, kuko ni nacyo yaraje yego nyine, nujya muri hoteli ugasanga abantu, umuntu yapatanye kugaburira abakozi
b'ikigo runaka 100 apatana kugaburira abo ngabo n'abandi noneho n'abandi ntibariye ngo bahage iyi ruhande ikaza kubiba bagiyamo yiruhande ukajya guhana ya yindi ruhande kandi yagiye kubagaburira kubera ko wabyemeye atabishoboye so nuvuga ngo rero impamvu kuvuga ngo ntago tuzi icyo dushaka ese dukeneye ko abantu bajya mu kazi niba dukeneye ko bajya mu kazi tworoshye bituma bagera mu kazi umuntu ufite imodoka irimo imyanya irimo ubusa kuki yayigendamo wenyine icyashoboka rura yavuga ngo muntu ufite izo mpuhwe ushaka kuba waca ku cyapa ugatwara uwo mugore utwite ugatwara uwo muntu uwo mwarimu ugiye kwigisha abana b'abanyarwanda dore icyangombwa tugomba kuguha cyaba igipapuro ushyira muri paraburize yaba mubazi nawe kuko iburayi biraba urapakira kuko bakwishyura online bigahita umusoro ukikuraho nawe nabatwara sore ntacyo bitwaye ariko wibuza umuntu ufite ubushake bwo gutwara abantu hari n'abafite ikibazo cyo kubona ikibatwara abo bantu ntibahure ngo nabikora arahanwa nge ndumva habaho regulation ituma uwo muntu utwaye abantu yemererwa asora kuko ntekereza ko izo mpungenge rura ibifite oya sangwa ari cyo nibaza rura ivuga ngo wakoze transport utayemerewe impungenge kandi uyemerewe ntabishoboye impungenge ariko n'uwo musoro umusoro byo biroroshye cyane system rese hari umuntu utagira tiri namba nibyo nkubwiye bakakwishyura online ugomba kubaho mezire bakakwishyura kuri mubazi yego kabu nawe bakayiguha urabyumva tukagira undi muco cyo ni kimwe ibyo ni ikibazo cya rura tukagira undi muco twebwe abanyarwanda mubi twebwe abanyarwanda urakodesha imodoka y'imyanya 8 picnic cyangwa se ivatiri A26 ugashaka kugenda monyine ngo ufashe ku kanyirayo kuva i Kanombe kugera i Kigali baraguca 15 ariko mugiyemo muri batandatu kugabanya 15 ni icyatanu buri muntu murambukiwe ariko ugashaka ngo yigendemo wenyine nkaho bagenzi bawe mu bihugu duturage birabikora i Burundi Kongo Uganda barabikora mukagenda muganira keretse ari abantu banuka cyangwa bambaye nabi icyo nzi cyo nta muntu wabona icyatanu cyo kwishyura taxi voiture atakarabye inshuti vahe voilà uwo muco ni w'abanyarwanda twebwe kuko ukodesheje ivatiri ukabwira shoferi uti ndakwishyura yose naba bashyiremo ukabishyuza cyangwa ukabihorera shoferi ntiyabyanga ariko nyiri ukuyikodesha niwe kibazo ni umuco wacu wo kwikunda ushingiye mu kwikunda kandi tutabiciye bizagera n'ahantu ujya ugera mu kabari uvuga ngo ninjye nta wundi kwinjiramo nabyo byashoboka kugeza iyi saha ibyo uri kuvuga hari aho biba ngo niba ninjiye nta wundi winjira umuntu winjira mu kabari akavuga ati mugafunge ngaho ati mugafunge donc ninjye abarimo naba ariko nta wundi muntu ugiye kwinjira nyuma yanjye icyo ni ukwikunda kubera kumva ko kwiyumva ni bibi so rero ubwo urumva wenda muri transport en commun mu mabisi bimwe nibyo cyane cyane bakajya mu makampani rimwe na rimwe nabyo bamwe tukajya mu byo gutendeka nk'ibijumba ariko nanone Joshua Eclair wa mu ntara hari ubwo bigikora boya ndavuga mu mujyi wa Kigali wa mushoferi kubera ko uplaninga transport atamubwiye ngo aya masaha ni mu manfort na mu manfaible tugira low season na high season muri transport shoferi wenda yatwaye aba mu gitondo saa 4 araparika bongeye kuboneka saa 11 abagenzi bakeneye kugenda shoferi akeneye amafaranga please Joshua Eclair wa mugani wa Buyoya niba abagenzi bahari bakeneye kugenda niba shoferi ahari ukeneye amafaranga ninde iri jisho rya gatatu riraza kumara iki nta wapakira ku ngufu yego nta n'uwapakirira ubuntu yego nta nujyamo atabishaka umugenzi agahitamo ngo aho kurara muri gare niba shaka bashyire hejuru ya kapo aho kurara muri gare ndagenda mpagaze ndagenda mbyigana aho kurara he muri gare abana homework ntikosoye ejo nzagaruka ku kazi yewe wasanga batanatekewe kwihutira kujya ku kazi bigatuma bamutendeka byo nta muntu wagombye kubirebamo wa gatatu shoferi ashaka amafaranga n'umugenzi akeneye imodoka biteza risk yihe ubushakashatsi se bwarakozwe risk yihese ni ukugenda nabi gusa nta cyubahiro ugendamo kandi wanze ibyo agenda mu byateza impanuka se gupakira imodoka abantu benshi ntabwo biteza impanuka ahubwo iramutse ibaye byateza ko barenze assurance ifite
ariko ntabwo ubwinshi bw'abantu mu modoka aribwo biteza impanuka. Nta manuka, nta kwasiteri, nta bushakashatsi burakorwa, nta kwasiteri irahirima kubera ubwinshi bw'abayirimo. Oya, risike ni igihe ashobora gupakira abarenze assurance yafashe, sibyo? Cyangwa se ikaba ari hirigisi yemerera abantu 5 igashyiramo 10 nabangahe bakayiremerera wenda ikabirindwa, ntabyo turabona, sibyo? So gutendeka rero ni ku nyungu z'abantu babiri, umugenzi na shoferi. Shoferi amafaranga, umugenzi kubona imodoka, nta wundi wagombye kubireba. Futise nyine ufite ziye nyungu se kubuza icyo kintu. Umugenzi aravuze ngo ngewe aho haba hose no mwibutu munshyiremo kandi ndishyura. Shoferi aravuga ati uko wamera kose upfa kuburanyishyura. Undi nuwiki ninde se uduhitiramo? Aho bazatwa amabwiriza akurikina natwe bazaduye komentaho. Amabwiriza navuye ngo Sanzabera aravuga ngo amabwiriza n'amategeko byisunga umuco. Kandi burya gupanga kugira neza Karegeya utamubajije nugupanga kumugirira nabi. Uza kundi biki? Uwo muntu wemeye gutendeka uza kundi iki? Kuki umugirira impuhwe? Uzi icyo agiye gusova hariya? Ngiye kwishyuza 5 kandi nimagera ndasanga iduka ribinyishyura rikinze. Ngiye gukosora aho mwaka y'abana bangeje bafite exam. Ibyo byose bishyira mu ntuza byaba ari bya ikesiyo y'umunzani. Nyina w'umwana impuhwe. Voilà. Wowe ntujya utega transport en commun. Transport public. Uragenda ni jipe, uragenda na Vigo, irasirikira iri muri controle, ukaza ngo chauffeur kucyo bapakiye benshi. Baza umugenzi ngo yabapakiye mu bishaka, yego. If it is yes, if the answer is yes, reka imodoka ikomeze. Kuko byakozwe ku bwacu, ni mu gusezerana urabyibuka, ni ku bwacu. Mugenzi wabigizemo uruhare, yego. Shoferi barakwishyura, yego. Ubwo sikiri ni iki? Hari ikibazo kiri kuri iyo modoka? Usibye kugira impuhwe zirenze kugirira umwana imbabazi zirenze izanyina kandi ibintu bikenewe barare muri gare se uhafite amarogi se nabyo byabaho. Yes, ibyo rero dimwe mu bijyanye ni imodoka muri make naho ngaho byinshi bizingiye arako nibagiwe. Oya, kuri common transport si hose ari nicyo gucana amatara nubwo kiri no kuba motari. Kara nakantu gatoya ejo bundi twakabajije umuvugizi wa traffic Irere, turayimubaza aravuga ati no niba amatara hari agomba gucanwa, ariko ashobora guteza ikibazo. Hari imodoka ziba zifite ibirahure bidafunguka neza, urumva nta mwuka uhagije. Iyo hafunze harashyuha, wakongeramo amatara hagashyuha kurushaho. Ibaze kuva Nyabugogo kugera Kabuga nukugerayo mwahiringisa ibyo byabarenze. Ariko yaradusubije ati amatara yose ari ku kinyabiziga yashyizweho kubera ko agomba kugira igihe acanirwa. Ariko ngewe icyo namubwiye, twari kumwe muri studio za BNB, nabwiye ni se abagenzi babashe kumvikana na shoferi akavuga ati twe nta kibazo wiyazimye. Ko impamvu yaduhaye ni yuko hari abibirwamo. Yego. Nge siyo nabonaga. Nge nzi ko ari yihohoterwa gukorakora ku bantu. Numvaga ari cyekerezaga nabi. Yes, ariko we ntago ari cyo yatubwiye, yavuga ati hari abiba abandi. Hari uri watakase. Yambwiye ko ubushakashatsi bushobora kuba hari wabana bafite data. Ariko ni urwego twubaha kandi kwibwa byo nanjye nabyumva cyane. Umwijima biro. Ariko gucunga umuzigo wawe none se nijoro iwawe uraruzimije. Ko batakwiba. Ntabwo ariko bihora. Ariko abantu nibamara kubikora bakareba ubushyuye buza mu modoka, riske ubwo nuvuga ngo abana bo munsi ufite ikibazo cya sima, ufite cya diabete, wapi umwana wo munsi y'imyaka 5 aho ntiyahagenda kuko ubwo bushyuhe buvanze n'umwuka muke ushobora kuba ikibazo. Ariko umuvugizi wa polisi yavugaga ati bagiye bafungura ibirahure byose, habe ku manywa habe nijoro, noneho imodoka ijyemo umwuka. Ariko natekerezaga ko ari bya bindi bavuga ngo hari abantu bagenda mu modoka bigeso mbi, bagenda bakorakora amabere y'abagore cyangwa amabuno y'abakobwa, cyangwa abagore nabo bagakorakora ubwanwa cyangwa se ibituza by'abagabo. Nicyo numvaga. Ariko niba harimo cyo kwibwa, hafatwa n'izindi ngamba zo gucunga umutungo neza, cyangwa se ntuza cashless. Ubwo wenda ugasigara ucunga telefone mu kaboko kawe, ariko amafaranga yose ari mari. Apana ibyo mu mpande mu dukapu. Ariko ntago nabyo ntiwabwira abantu bose ngo bajye bavoyaje ku buryo bumwe. Turacyari ku matara.
amatara nyine nicyo ngicyo kigomba kureba experience abantu nibatangira kuyacana amatara yo mu modoka imbere ubundi imbere ari gucanwa bituzagenda tumenya ibyavuyemo ariko byanze bikunze ubushyuhe ntibwabura. Icya kabiri nuko mbere niba ari abashoferi baba baganyiriza batiri zabo, abashoferi bavugaga ngo iyo itara ry'indani mu modoka riri kwaka rica intege ay'imbere. Ibyo rero bagombye kubyivugira bagombye kubyivugira mu makampani niba koko bishobora kuba byatuma atareba imbere neza kuko acanya y'imbere acanye nayo mu modoka indani. Hari n'ikindi bishobora kuba byagabanya abantu bakora muri transport kome bavuga nyine baba bakora ingendo zigenda zigaruka atahagaze avuga ati iyo riri kwaka rirananiza nkaba nshobora gusinzira nawe ubwa bushiye nawe bumugeraho kandi donc babukubita mu gihorihori mu bwonko. Ibyo bagomba kuzabivuga nyine niba urumva icyo nashimye irere afandire ipeti nago ryoya nta cyakindi cyagutya afite umanza ari SSP cyangwa ni nka senior superintendent cyangwa chief superintendent. Yatubwiye ati itegeko ntabwo ari nk'umutarimba utavuna riragororwa paraporo yuko abantu bari kubona ibintu. Anariyo mpamvu ubona haza amategeko mashya haravuguruza yabanje ibyo byose birashoboka abantu nibabyivugira bagatanga igihamya bagatanga ibimenyetso bishobora guhinduka. Niyo mpamvu nibi bije ejo bundi kandi byari bihari. Itegeko riravugururwa. Itegeko riravugururwa. Icyo rero ni flexibility. Urumva ko nawe ni umuyobozi ufite umuvugizi wa polisi umuvugizi wa traffic police nawe kuri communication urumva ararindwa nyine ni danger. Ntago azangwa avuga ngo mubyemere uko byakabaye. Yavuze ati itegeko ni dynamique isaha n'isaha niba byasohotse mu igazeti ya leta inzira byaciyemo kugira ngo bijye hanze nibishyirwe mu bikorwa hanyuma inzira byaciyemo bisohoka hazongera zinyurwemo barihindura. Rero urumva ntago rero uri umuturage leta igutekerereza ntago nawe wigira ingangare utanga ibitekerezo nk'uko abantu bakabyibazaho bakareba nk'uko wagiye wumva za mubazi umunsi zivuyeho nk'uko hari n'igihe twigeze no kugira umumeya waciye moto buracya ziragaruka. Hano mu Rwanda ibintu tugira bibaho bikongera n'amagare bigeze kuyaca. So rero icyo nicyo nkundira imiyoborere rero. Imiyoborere myiza nuko kuba flexible ari abagenerwa bikorwa b'itegeko ntibagire umugaga ari nurishyiraho ntagire umugaga abantu bagahuriza hamwe kuko igihugu ni kimwe by the way. Waba uyobora waba uyoborwa waba ufasha mu miyoborere igihugu ni kimwe kuko wa muturage uko nakubwiye utinda mu nzira agiye gukorera igihugu agiye ku kazi gasora agiye gufasha undi babyumva. Wa wundi uwo nguwo utashye arwaye nagera yarwaye umutwe kubera bwa bushyuhe bw'imodoka ejo agasiba akazi n'igihombo ku gihugu nawe ukorera sibyo wenda uhembwa mu musoro yari kuzakorera ejo none asibye akazi kandi nasiba akazi akajya kwa muganga akamuha rapport médicale yemewe n'amategeko ariko yarwajwe n'iki yarwaje na transport mbi yarwaje no kugenda nabi yarwajwe n'ubwo bushyuhe donc urumva nibagirirane. Buriya ikiza muri bad governance muri bad governance haba abantu bahagarara hariya ngo nitwe byose biva kuri twe akikomanga ku gatuza bibaho mu bihugu binyuranye no mu Rwanda birashoboka mu gihe runaka byarabayeho cyangwa se n'ubu hakaba ari aho bikiri umuntu akagenda akakureba umva ngo dore ngo ninge shinzwe ibi kora cyangwa urorere ibintu nk'ibyo no oya nibyo imiyoborere yarabivuze ati hano harimo abantu bakivuga ngo zico nico oya ntabwo ari byo uhari mu butumwa bw'igihugu nuwo busohoze neza kuko kubwakira neza k'umuturage biragira ingaruka ku mushahara wawe no ku migendekere y'icyo gihugu. Erega ushobora kuzana imiyoborere ya jungle y'urunyeshyamba nyuma y'igihe runaka ukazasanga abo witaga ko bayoborwa babaye ibindi bintu babaye ibihindugembe barakutse nk'ibi biri kuba muri za nuza za West Africa za Niger Mali Guinea na Burkina Faso ukicara wikomanga ku gituza ngo ndayoboye kandi abantu mu mutwe usibye kukubwira yego barabaye abindishyi ariko mu mutwe utabafite bameze nabi
iyo utabafite bakigomeka kuri gahunda zimwe na zimwe wapanze n'uwo musoro bakajya bawukwepa bawunyereza bakajya kwikorera ibitagaragaza ibidasoreshwa fasiroma usigara ntabwo ufite. So ni byiza rero ko abayobora n'abayoborwa babyumvikanaho. Ni flexibility. Niba turi kuvuga inkebebe zo kuri gare ba nyiri amakampani bagaceceka, ruri gaceceka, polisi gaceceka, umujyi wa Kigali ugaceceka, abo bantu muri ya mafaranga binjiza mu buryo butemewe bakayakonsoma barenza. Nuvuga ngo nawe ubwawe uzajya muri butike ikiro cy'umuceri cyaguraga 1000 usange wa muntu kubera yazanye amafaranga atavunikiye cyagiye kuri 2 nawe bitangire bikugereho. Urabyumva? Nuvuga ngo tabara abanyarwanda nawe witabara. Waba nyiri kampani rwanya abo bantu. Ayo matike agenda, umuntu agura amatike arenze 1 2 3 atagenda none atari bugenda cyangwa se ayigure uhita umwicaza mu modoka. Logique y'umuntu yo kubona amafaranga mu buryo bworoshye akaba yapandisha ibiciro ahandi hantu irumvikana cyane, bigira ingaruka ku bantu bose. Icya kabiri uguze tike, itike nigurirwe ahantu hamwe, ibi hari n'ibidahari. Rero ku itike niba hajyaho amazina ucekinga ubumve ko nabyo ari ibintu by'imitwe. Niba uguze itike witwa Jarasi, genda ka Jarasi mu modoka bakabonamo Karegeya bamusohore, ugasanga niba ari uguhinduza tike jya kuri gishe, yes bahindure n'iryo zina. Jarasi nta kigiye hagiye Karegeya, ariko niba tike yanditseho Jarasi kagenderwaho Karegeya ntuzi diru yabayemo. Nicyo kintu uvuze ni ikintu kindi mbona kirenzwe ingoye. Abakata amatike bakubaza izina, yego, ariko iryo zina nta hantu na hamwe ubona ryaje bigeze hagati igisobanuro ajwe nta gaciro rifite. Ntacyo yagombye kugira manifesto mbere yo guhaguruka ati dore abaguze amatike ni kana Jarasi harimo Jarasi harimo Karegeya. Ibyo biroroshye. Iyo buriya rero nsoza buriya niyo mpamvu nkubwira ngo n'inzego cyangwa bari mu nzego baba bafitemo akaboko karekare cyangwa kagufi, nta shyano rishobora kugwa ku gasozi ririho abakuru ngo ryirirweho rirareho buke ryitembere buke rihabyarire. Ntabwo bishoboka. Turabivuga bisanzwe, bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Ubwo harimo irindi jisho cyangwa akaboko kundi muntu w'umunyembaraga. Aho niho tugomba kurebera. Bitabaye ibyo rwose bagombye kugira kubiregulatinga ni ikintu cyoroshye rwose. Tukabona mu mboni z'uko saba aba bantu abakomisiyoneri bo muri gare baba bafite umuntu baverisa gusose cyane cyabura se ntabwo byabura. Niba ari ikibazo kihabaye kimaze umwaka kivugwa ntikigirirwe reaction, ahubwo reaction igakorwa ku matara. Icyo kibazo uranyumva? Reaction ikaba ku matara. Ikibazo cyananira inzego zirenze nye bishoka sibite. No, uribuka muri corona iyo bavuga ngo nguma mu rugo irabaye, imodoka yapakirwaga n'umupolisi ufite ikintu kinagana hano n'umukozi wa rura ukomeye cyane. Urabyumva? Cyane. Kuki no si yo rigeri hari yananira nagute bajura reka kwera. Done uvuga ngo ikintu kibayeho kikareberwa umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, menya ngo kirashyigikiwe. Ntabwo bari abantu bo muri gare bikoresha, ntabwo bikoresha. Kubiregulatinga biroroshye, kureba amazina yanditse ku itike, itike ihindurirwa kuri gishe, kugurira gushyiraho icyapa ngo kugurira tike hanze ya gishe, uwayiguriye hanze ya gishe ntiyinjira mu modoka. Ukareba bas bakagusiga, ugatanga ibyo bitanu ngo bakwaranje bakaguta bati zana tike ihuje n'ibyangombwa byawe, maze ukareba ewawe sezera naye ko bimeze. Reka ngusezere. Ntabwo ari ibintu bigoye. Iyo mbibona buretse gatoya umuntu ashobora kwibeshya mu gusesengura ibyo tubona, ariko niba mbibona gutyo nkaba mfiteho amakuru nka 45%, ubishinzwe yagombye kuba afite 150%. N'imiti na voie de solution yagombye kuba zifite azindusha. Ariko turavuga ba animari bagapostinga kuri Twitter turavuga ku maradiyo bagahamagara reka da. Ubwo harimo rero harimo uhagarikiwe n'ingwe, bari abantu bashanga bahagarikiwe n'ingwe bakavoma. Sivuga ko bahagarikiwe n'ubuyobozi, ariko bamwe mu bayobozi uwakabiciye wasanga afite ikiza. Twabyise imbaraga. Yes. Uwakabiciye utaza aho ziva afite impamvu ahumbya ijisho rimwe bigakorwa iminsi 2 3 ukwezi umwaka.
Okay. Hari inyungu runaka birimo cyane cyane rwose Yego. cyane reka nk'imyubakire yo mu kajagari reka- ukibona ikintu kidapfa gucika nyemerera iki cyumweru wenda tuzagerageza dukore cyangwa inzoga z'inkorano hari utuntu twinshi cyane kabisa we ikintu cy'imyubakire Oya, ntabwo- nizeza abakurikiye Karegeya Omar Pano ko tuzakigarukaho mu mezi ari imbere waruvuzeho gato uvuga uti ku makoperative yo mu bamotari ku matara nabo ariko ntiwabyinjiyemo nabyo ndashaka ko tuzabivugaho tuzagikora ubutaha mu bamotari harimo kariya kabazo k'itara ni gato ni gato cyane ariko mubazi uko yacitse ibyangombwa moto zifungwa izitezwa cyamunara amakoperative yaseshwe likidasiyo zazo abayobozi bagiyeho abasekirite bariho ibyo byose ari mu bwino byose urabyumva nabyo harimo kakaboko tuzabavira imuzingo impamvu mubazi yacitse intege kandi nta mugenzi wayirwanyije abyumva yahise iva muri gahunda. Okay, reka minira aha mbwire abakurikiye Karegeya Omar Pano gukora subscribe gukomeza kubana natwe mu biganiro tubagezaho umunsi ku munsi, tubizeze ko ku minsi iza nabwo tuzongera tubaha ibindi biganiro. Ni ngombwa cyane tugomba kubaremera tugomba kubana nabo bakamenya uko tubayeho ariko buriya nyine tubashimira ko iyo twabuze batangira kubaza ngo bimeze bite hafite impungenge ati wa muntu wacu ari hehe. Yego. Ndagushimiye. Asante sana.